imyenda nambara usa gutyo nyamara nabishobora ukumva ko utajya cyangwa ndagiye ukanyohereza basi nkajya kuri mwana we ukifata ukajya mu bakire inzara yakuriye ntawe udatera imitwe wa mukobwa oya da muvuye kandi ndakuzi ugasanga unyaye hano hepfo y'inzu dannah amaze kunanirana yanyuze ku kazi none nsanga atigeze afungura. dannah ntago ari ku kazi Yesu mbega umugabo si bumvuye ko gatarashyika hane zisaha zose koko uyu mugabo ndabona ibyo bitoroshye ndabona ko ari akantu katangiye kumushiramo ngomba kujya kumushakira kandi kantu kuko ndabona Yesu we anyiciye gusa kandi arabagore twaba tugiye gusohokana none inzoga twakora naho tuzige mbega umugabo gusa arampemukiye mbega mana uriye mugabo amenye kuri mwana atari we noneho yanyica ariko agenge kuko ndashaka kumushakira kandi kantu noneho harabona aho umugore abera umugore. ariko mama aho wahereye wivugisha ubaye umusazi byagenze ute nivugisha se so wananiye none se noneho ntagacyo uri gusoma ako mama nawe numva uvuga papa ngo sinzi mukajya nka so mwereho mwana we nta so nta wowe ntaki si urugo rwaba rw'abasazi kandi ntuvuga papa wowe ufite iki kinini ho yazana mwana wazana ureka mwana we ako numva umunwa ngo papa ngo sinzi ngo ibiki n'ibiki umva we so ntago umuzi preview. Meze gupesa? Sawa meze bite? Meze ndestariye. Ntago agiye ari ku muhanda gato ariko ntago ari butinde. Nyine ngiye gute ko nigenda dore mafite akazi kenshi. Ntari bigenda umuhanda mwiza. Ni mutaha ntimuze kwibagirwa ugasanga. Nta kibazo. banza ni papuje kuko ubusanzwe n'ujye komanga kuriye ndakureba mwana wa kande Yesu we kamushe kana gacupa none uriya mugabo akabonye sinamukira
atagira ngo nanjye meze nkawe. Aho Yesu we. Urumva ndi kunuka inzoga kandi azi ko ntajya mu inzoga ntameze nkawe. Amanje umeze ute? Urabona ameze gute? Ndabona umeze neza. Ubwo nyine meze neza. Erega ryureka no kumvuna. Subwo ubuzu nyinanuriraho. Ubwo ubona ari ufite imbaraga kukurusha. Ubuse ndakuvuna akabako kanjye gafite ibiro binga. Ese ubwo akakanya ni ryari? Reba aya masaha igihe uziye. Ese ubwo waruzi habaye ryari? Wazaguze yawe se warebye ngo urusha amafaranga. Nyine ngurusha amafaranga. Reba kuri telefone yawe. Na telefone mfite nayitaye mu kabari. Ese ubwo umva nyine ni mu kabari. Ubundi ko wambaye gutyo ugiye? Arabona ari ngiye kujya. None wowe mumbaze dufitanye gahunda arantu nashakaga kujya. Uri mumbaze igihe nayo ubona bwije urimo kwambara ugenda? Ubwo nyine arantu ari ngiye kujya. Haya amasaha yo gutaha hariho uri gushaka kuba wava mu rugo kagenda. Ako mana yanjye. Ese uyu mugabo ndi kubwira nabi gutya koko baramutsa mvumbuye. Ubu naba ndi mu biki koko. Mama Anje. Karame. Kumbona wishite urasoza iki? Ntoya papanje ntabwo nishituye. Ese papanje mbakiriza iki? Siko nibagiwe kubakira. Siko naje umbwira nabi nkumva uri munyoke nabi mbaza aho mvuye. Ni telefone se irimo guhamagara niba abantu bafitanye gahunda? Niba abandi dufitanye gahunda ntari windazi kubavugisha nimbaretse. Mbazanira iki? Mamazi. Mwana none natwe duherutse amapati kera. Niba fungwa tuzatwika. Natsubi icyo gihe kizagera ngiye muri umunsi utazaza. Bagiye niba ari ikintu nkumbuye nk'imbari. Wallahi noneho njye nibafungura nubwo nzataha. Ni hejuru. Noneho umwacu bazanyibagira. Ako se mwana twabuze akantu k'umwoto wana. Ako bakwiye no gukozaho imyoto. Reka nze. Ana! Mani hano tugira igikoze wajyana ucyo cyo. Ana! Mani uzakaraburize. Mani njye n'ubundi bakazanya nabishaka mani kirirwa kandi shikano gacucu. Nani bifatwa ibi byana. Ana! So wakinugiye mara guhamagara nagomba vayo hano. Mani na. Sikaga kuzanira ibiryo kabiri gihe. Cyo mu cyaro mani. Mani babana ngiye. Mani genda kuri byo kujya kutuzanira itabi. Karande biti nawe kumvisha ibyo nakabwiye. Mvuze ngo iki? Jakuzanira itabi wa mushenzi. Namaje ndi kuzana itabi. Mvibere girafo. Ahubwo mbone warizanye mu minota. Nari ryangahe? Genda unzanira itabi. Nzani karito. Ana mvibere. Wajya nta bwenge agira habe na buki. Mana, kaba kari kunera umujinya kanyitira mu mudu gusa. Nose nanyuze nomba ndikaryasi yanyayo kabisa. Mana, wakubwira ubwambere aza hano kuntu yari ameze. Wapi wana? Kiza kigume hara mu gika neza ningo ngo cicare hano. Mani hudu duteka ryasi urumva? Je niyo nyibona. Ndavuga ngo. Oya. Kuko aratwika. Noneho we nuvuga ngo akuzana n'ibiryo gatubona biteye apeti ako karaganiza. Kano mani kaba kanduye gasa nabi sinzi ibintu kaba karimo. Ubundi umungi na gatume kari. N'umujipa mani. Uzimani ngutiya yambara. Narumeho koko. Dabona. Mani mfite taki. Mani ugira ngo karumva mani ako mwihangana ubukaraje mu kanona. Twajya agiye kurigurira hanze y'igihugu. We naguze ukuntu katajya kumva mani kandi njye narakarambiwe. Biya zitarimo imiriro mani. Banyitabi dore n'iki bitine. Ubundi se watinze urije wageze. Ubu se amata batatu niyo uzaye. Akoma bushaka ko ntumye itabi ugeze unyibutse ikibiriti. Nageze hano nsaba. Nyine mve imbere ngaho genda. Mana akira mani.
fusha nyine azanye utu twonyine mwana wajyana ikigoryi njyajya ntesha umutwe buri munsi aho utatuzatwizanira ikarito mwana ukujya turyizana ubundi twaje gute twayibagiwe mwana shakazi igihe kabisa zana kabiri tingo korezeho hano mva mwana gira kuba twitumira imyota ibintu bigira miriro hano mwana miriro hano mwana miriro hano fresh kabisa noneho hano biracamo umuntu yarashize mwoto nk'uyu mani ariko nimubwira mwana sibyo noneho sasa ubu bigiye byacamo nureba ura njye mani iriya karyasya njye kankubwira umukino duke ive hano muri rugo tubikore gute rero mani sisi njye yarananiye mani ngiye kugaruka hano ahari ntibinashoboka dukora iki rero ubundi twe tuje hano gute mani mani ese ubu ntabwo ujya ubona mani ko imbari baturaburije mani muzaye mwiziraho mani myo nabonye iwanyu mani mwe mufite karyasi baratwika umusirimu iyo uza kwibesha ukajya hanze njye nayo njye ntubizi ndakuzi nujya yubura nyine urabari gutera gucisha njye nabita nabibonye ko nabaga muri kumwe narakubwiye nabita nyanyagira myo mani utsinda njye nari no kugacuba nari kugacuba nabibonye aza mubwira ati umucunge mani njye no kubwira umuniga wawe njye ndi kumureba urumva gafite buri ugiye kuri mani ibisosi ni tumageza kugira akomeze agenda amureba dukomeza noneho mumwereke kenshi nzakubwira ni akazi kawe ukomeza ujye ubura ubwenge mwari gusanga sinkubeshyira kukaryoha inyuma mbaye ngira kukaryoha inyuma mbese ngubeshye ntabwo wasase nkagukurikira mani ubu nyine wari guhemukira iniga yanjye tu ngo uri hejuru y'abakozi mani bakaryasi iyanyu noneho iyanyu niyo naba ndi ova urumva niyo naba ngende hangover sinanagakoraho ariko noneho uriya wanyu ndi zoba nakarya mani karyasi uri zoba njye ndi zoba wallahi mani nawe ujya wowe urumva gashyireho ngewe nyanyagire we kora fast mwereke si kariya we shyiraho Yesu we mwana we sahani mwana yanjye Yesu we ayiwe Yesu we mwana we ayiwe ubuse mwana we ko ndi kuvuga Imana kandi badakorana n'Imana ahubwo sinza kubyibagirwa inzu zawe zikaba zirapfuye awe Yesu we senda kumanga ndaca hehe uraje kandi naje mubyeyi yicara aho ngaho nakoze